nshuti mwene data, reka ngushimira wowe tugiye kubana uyu munsi muri uyu munsi nashatse gusobanura mu buryo njye mbyumvamo, wenda mu buryo navuga ngo Yesu Kristo yansobanuremo kugira ngo numve wenda namwe ese urabyumva ute bitewe nuko njye byumva. Wakandika muri comment tukaganira, kuko erega ijambo ry'Imana ribereho kugira ngo twese twungurane ibitekerezo. Uko njye nshobora kubyumva bishobora kuba atari ko wowe wabyumva, nshobora no kubyumva nkumva nyine mo bikeya, wowe ukagira icyo uvuga ukongeraho kubyo nyine nanjye numvishe. Mureke tujye dusangira ijambo ry'Imana, kuko nicyo Uwiteka yadushyiriye kuri iyi si kugira ngo dufashanye gusobanukirwa ijambo rye, tubwire n'undi wenda utaramenya Yesu Kristo ninde kugira ngo nawe abashe kumuzaho, kuko twese niwe mubyeyi wacu. Utamwakiriye utaramwakira n'ukuri ngo ntazabona ubugingo buhoraho. Aricyo kintu ushaka kugaragaza uyu munsi, impamvu ari Yesu Kristo wenyine ugomba kuzatugeza mu bwami bw'ijoro. Babandi bavuga ngo nyuma ya Yesu Kristo hari abandi baje, babandi bavuga ngo hari uwundi bafite bizera utari Yesu Kristo. Ntibishoboka, kuko Yesu Kristo niwe wenyine. Icyo ngiye gushingiraho mbikubwira, wenda waza kwandika muri comment nawe ukambwira impamvu zawe, cyangwa niba hari undi wenda wowe ubwawe wumva ari we wakugeza mu ijoro, ko twakwandika twasangira. Ariko icyo ngiye gushingiraho nkubwira ni iki. Reka dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 ku murongo waho wa 45. Haranditse ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Aha hantu Adamu wa nyuma baravuga Yesu Kristo. Impamvu bavuga Yesu Kristo hano hantu ni iki? Reka bikumvishe neza. Umuntu wa mbere ari Adamu yabaye ubugingo buzima. Mbese yari ubugingo buzima, yari umuntu waremwe abaho. Ariko icyo yadukoreye ni iki? Yatuzaniye n'icyaha. Yatangije abantu b'isi. Mu by'ukuri Adamu wa mbere yatangije abantu b'isi, kuko niwe Imana yaremye, niwe yahereyeho irema. Ariko aza gukora icyaha. Abantu hano bashobora kuvuga bati Eva niwe wakoze icyaha. Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu. Adamu Imana yamubwiye ngo nkugeneye umufasha. Umugabo ari we Adamu yarabereyeho kwigisha Eva, kumusobanurira, kubera ko n'Imana ijya kuvuga ngo dore nabahaye nyine ibiti biri muri Edeni. Bibwiraga Adamu, ntabwo bibwiye Eva. Ahubwo Adamu niwe wari ukwiye kwigisha umugore we, akamubwira n'ibyo adakwiye gukoraho n'ibyo adakwiye kugeraho, mbese akamusobanurira neza, akanamurinda kugera kuri icyo cyaha yagiye kuzanira Adamu. Ni nayo mpamvu rero hano Adamu ari ubazwa iby'umugore we, kuko niwe wari umushinzwe. Ni nayo mpamvu Adamu ari we witwa ko ari we watuzaniye icyaha. Yesu Kristo we rero niwe watangije abantu bashya mu buryo bw'umwuka, atuzanira ubugingo bw'iteka ryose. Bivuga iki rero hano? Bishatse kuvuga ko Adamu wa mbere yazanye kugwa kw'abantu, ariko Adamu wa nyuma azana gucungurwa kw'abantu. Ntarasoma indi mirongo cyane, ntarajya mu indi mirongo cyane. Reka mbanze ngusobanurireho ukuntu Adamu wa mbere na Adamu wa nyuma impamvu byitwa gutya muri Bibiliya. Adamu wa mbere Imana imurema yaramubumbabumbye, imuhumekiramo umwuka wayo. Igiye kumuremera umufasha umukwiriye. Muri Bibiliya mu Itangiriro, abantu ntabwo ndi buhasome hose, ariko wabisoma nawe ukabyumva. Imana ivuga ko yamusinzirije, yamushyize in deep sleep. Yaramusinzirije kugira ngo ijye kumukuramo nyine urubavu rwe, ijye kumuremera umufasha umukwiriye. Gusinziriza umuntu kurinda aho ukuramo urubavu ni nk'uko bavuga ngo umuntu agiye kwa muganga bamuteye muri koma. Mbese ni nko kuvuga ngo umuntu arapfuye, kuko igihe ugiye kubaga umuntu n'icyo umukubita muri koma ya yindi asinzira wese, umubiri wese ntagire ikintu gito yumva, ni nk'aho aba ari mu rupfu. Nuvuga ngo Adamu Imana, kuko Imana ntago icyo gihe yavuga ngo hari muri hopitali runaka ngo no, Imana yamushyize mu rupfu,
iramusinziriza, imukuramo urubavu, imiremera umufasha umukwiriye ari we Eva. Aho hano ndagira ngo humve neza, mpita njya kukumvisha Yesu Kristo ukuntu ari guhura na Adamu wa mbere. Adamu wa mbere Imana yamusinzirije imukuramo Eva. Yesu Kristo Imana yaramusinzirije ubwo yanyuraga mu rupfu, ubwo yabambwaga akanyura mu rupfu, azutse ubwo yakangukaga Imana yari imukuyemo umugeni. Nkuko Adamu yasinzira Imana ikamukuramo Eva ari we mugeni we, Yesu Kristo Imana yaramusinzirije imukuramo abageni ari bo twebwe, abamwakiriye bose, abamwizera bose. Aho niho Yesu Kristo yasinzirijwe n'Imana kugira ngo abageni bavemo. Urumva bidahura? Adamu wa mbere yasinzirijwe kugira ngo umugeni Eva avemo, Yesu Kristo arasinzirizwa kugira ngo abageni tuvemo. Amen. Reka nkubwire, Abakorinto nanone ba mbere kuri iki gice cya 15 ku murongo wa 21 kugeza ku 22, reka magusomere. Haranditse ngo kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Amen. Aha nanone biragaragaza ngo Adamu niwe wazanye urupfu, kuko twese dukomoka kuri Adamu, niwe uduteje urupfu, niwe uduteje ibyaha, ariko Yesu Kristo we noneho atuzanira iki? Atuzanira ubugingo. Bisobanura ko muri Adamu twese tugomba gupfa, ariko nitwizera Yesu Kristo twese tuzahabwa ubugingo buhoraho nitwakira Yesu Kristo. Yesu Kristo yabambwe kubw'abantu bose, abantu bose bakomoka kuri Adamu, nukuvuga ngo ab'isi bose, isi yose. Ariko uzakira Yesu Kristo niwe uzanyura muri uzabona bwa bugingo buhoraho, niwe uzabona bwa buzima bushya. Aho hano nizere ko ari gusobanuka neza. Aha niho nshaka kugira ngo abantu bumve ngo Adamu wa mbere ninde, Adamu wa nyuma ninde. Nta wundi Adamu wa nyuma utari Yesu Kristo. Nta wundi wigeze aza nyuma ya Yesu Kristo uzagira abarokora. Nta wundi uzigera wakira utari Yesu Kristo. Ndakubwira Yesu Kristo w'i Nazareti, Yesu Kristo wavukiye i Betelehemu. Uwo niwe ugomba kurokora abantu. Uwo niwe uzamwakira wese, uzamunyuramo, uzanyuramo, bisi uzamenya ngo yagiye ku musaraba kugira ngo asinzirizwe, kugira ngo nsohoke nanjye muri we nk'umugeni we. Uwo niwe uzabona ubugingo buhoraho. Uwo niwe uzazuka nyine, uzava mu rupfu nk'uko Yesu Kristo yavuye mu rupfu. Ariko utazakira Yesu Kristo ntago azigera asohoka mu rupfu, azaheranwa n'urupfu. Aho ngaho nihe abazaba agiye kuzima, azaba arimbutse. Ariko uzakira Yesu Kristo niwe uzabasha kurokoka, kuko icyo Yesu Kristo yaziye nta kindi nuko agira ngo akureho ibyo Adamu wa mbere yaduteje, ibyo byose, ibyo byaha yadushyirijeho byose, yagira ngo abikureho kugira ngo noneho nitumwakira tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Reka ngusomere mu Baroma igice cya 5 ku murongo waho wa 12, haranditse ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Aha rero icyo bisobanura ni uko uwo ari we wese agomba gupfa, uwo wese agomba kuzapfa. Ariko nupfa, kuko Adamu nyine nicyo yadukoreye, yatuzaniye urupfu, yatuzaniye icyaha kituzanira urupfu. Ariko ni wizera Yesu Kristo niwe uzakugeza hehe, uzaguha ubugingo buhoraho. Nukuvuga ngo twese tukomoka kuri Adamu, ariko twese tukaba dufite nyine icyaha cy'inkomoko. Ari no mpamvu nshaka kuvuga ngo niba ureba neza uzarebe mu muryango wanyu kugira ngo ibintu bisobanuke. Hari abantu batashobora kubasha kumva ngo icyo cyaha cy'inkomoko ni gute twakigumanye. Uzarebe mu muryango wanyu, uzarebe aho ukomoka. Akenshi iyo mufite iki cyaha runaka cyabasha umuryango wanyu, ntimukihane, ntimugikuzeho. Icyo cyaha uyu urebye usanga gikomeza gukomerezaho no ku bandi bose. Niba wenda ari nka kanseri runaka ibase mu muryango wanyu, ugasanga iyo kanseri niba mutarayisengera ngo ikurweho, ikomeje kugera no ku bandi abavutse. Niba mu muryango wanyu umugabo wenda
se w'abana afite arwaye nk'amaso nk'uku kwanjye, ugasanga n'abana bose bamuturukaho nabo bagenda barwara amaso, ukavuga se bimeze bite? Indwara runaka niba ari indwara imeze gute, usanga icyo kintu gikomeje kubaho. Niba ari icyaha runaka, ugasanga nyine abo bantu hari ukuntu usanga umuntu avuga ngo uriya mwana apfuye ngo nka se, kubera ko wenda se yabaye umunywi w'inzoga akahora nyine ari imbata y'inzoga, ukabona n'abandi bana bari kumukomokaho nabo babaye imbata y'inzoga, ukabona hari ikintu gikomeje kuba uruhererekane rwo mu miryango. Kubera iki? Kuko ni inkomoko. Niba hari icyaha cyinjiye mu muryango wanyu, kizaguma mu muryango wanyu kugeza igihe mwebwe mushobora gufata umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye gusengera iki kintu kiveho. Ariko utagisengeye ngo kikurweho, niho handi gikomeza kikazafata n'abuzukuruza. Nshuti mwene data, hano ikintu nashakaga kuvugaho ni uko nagira ngo dusobanukirwe ko Yesu Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ko ari we mu by'ukuri utugeza kuri data, ko ari we utazamwizera, utazamwumvira, ntazigera agera kuri data, ntazigera agera mu ijuru, ntazigera abona ubugingo buhoraho. Ari naho tubisanga n'ubundi mu Baroma igice cya 5 ku murongo wa 17 na 19, kuva ku murongo wa 17 kugeza ku 19. Reka mpagusomere, haranditse ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe, ari we Yesu Kristo. Nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira k'umwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Ngo niko no kuyumvira k'umwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Umwe rero nta wundi ni Yesu Kristo. Noneho iyo umunyuzemo, nyine iyo umwakiriye, nukura tura umutima wawe kandi nawe ukamera nkawe, icyo gihe ugahinduka umukiranutsi. Mwene data, reka ne kuvuga byinshi, nizere ko no kuri hari icyo ukuyemo, nizere ko hari icyo nawe uri kumvamo. Wenda ushobora nawe reka dushobora gusangira, dushobora kuganira, wakanika muri comment ukambwira uko byumva. Kandi nukuri reka nsabe Imana akakamwanya iri jambo uwo rigeraho, akaba atarazi ko Yesu Kristo ari we Adamu wa nyuma, ko nyuma ya Yesu Kristo nta wundi wageze umuntu mu ijuru uretse Yesu Kristo wenyine. Ahantu niho bishatse gusobanura kandi bishatse guhugura umwana w'Imana uwo ari we wese kumva ko ni Yesu Kristo ari we wenyine, ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Rero reka ngusabire wowe utaramwakira n'ukuri umwakire, kuko nicyo ashaka. Aragukunda, aragutegereje n'ukuri, ntabwo ukwiye gutegereza ko Yesu azaza, ahubwo Yesu ategereje ko uhinduka kugira ngo aze asange nawe uri muzima, nyine ubasha kubona ijuru, kuko icyo dushaka twese nuko tugomba kubona ubwami bw'ijuru. Nshuti mwene data, ndagusabira rero kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi ndagusabira ko atura mu mutima wawe, akaba ari we uba umuyobozi wawe, akaba ari we ukuyobora mu buzima bwawe, akaba ari ukurinda, akaba ari we ugukomeza mu byo unyuramo byose, kugira ngo wumve ko ari we mubyeyi wenyine ufite ugukunda. Nshuti mwene data, reka ngusabe rero ukoreshe kuko hari undi yageraho nawe ikaba yagira ikimumarira, kandi ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora. Nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.